Ubundi twese tugira inzozi. Nawe uri kunyumva muri aka kanya ufite inzozi. Ufite aho wifuza kuva n'aho wifuza kugera. Ndetse hari n'umuntu ujya ureba ukabona abayeho mu nzozi zawe. Nibyo pe. Nawe ukumva anytime, umwanya uwo ari wo wose birashoboka ko wabigeraho. Ukavuga ati ibi bintu nzabigeraho. Ariko nawe basi uravuga ngo ibi bintu nzabigeraho. Noneho hari undi ufite inzozi zisinziriye. Yifuje gutwara imodoka nziza, yifuje gutunga inzu nziza, yifuje kuba umugabo umutima w'ibyiyumviro bye byamubwiraga ko agomba kuba we, ariko we yarabisinzirije. Yarabisinzirije kuko yamaze kubibwira ko ibyo birimo ari ukurota. Abantu bahiriwe cyangwa abantu bafite ibyo bagezeho ni amahirwe cyangwa bari bafite ngo imigozi bahambiriye. Bafite ababasunitse. Ntago ajya yumva neza ko habayeho gukora cyane. Icyo ngira ngo tuvugeho uyu munsi nuko nshaka kugira ngo nkubwire yuko nujya ubona umuntu wabigezeho, nujya ubona umuntu wakoze akagera ku kintu umureba ukabona uracyifuje, ntago yigeze aca mu nzira iharuye. Nta nzira iharuye y'intsinzi ibaho, nta nzira iharuye ya success ibaho. Njyewe icyo ngira ngo nkubwire nuko intsinzi nta muntu yihabwa. Intsinzi ni urugendo rurerure. Umuntu wenyine ubona yuko ufite aho urugejeje nukurebeye ku ruhande, naho urugenda we ntago abazi naho ruzarangirira. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, karibu mu isi y'abagabo. Ubundi ni gake mu buzima bwawe uzahura n'umuntu wemera ko afite amafaranga. Ushobora kubona umukire atwaye V8, atwaye Range Rover cyangwa indi modoka yari yose weho upemeraho ku jisho ryawe ko umuntu ari umukire, cyangwa ukabona umuntu atunze inzu nziza cyangwa business irimo igishoro kiryoshye weho ureba ukaba wavuga ati izi nizo nzozi ufite, ukaba wamubwira ati cyangwa wagira amahirwe yo kwegerana nawe ukamubwira ati sha patro warakize. Ni abakire bakeya cyangwa nabo wita abakire bakeya bazemera ko bakize. Ntago burya ari uko abatabona yuko hari aho ageze, ahubwo impamvu atabyemera nuko aho aba yifuza kugera ababona ataragera no muri 1/2. Niyo mpamvu wowe umwita umukire kureba akagira n'ubwoba, kuko nimba ibintu we ahageze agenda, nimba urugendo rwe harugejeje akirimo arabona yuko ataragera muri 1/2, wowe ukaba uri kubona yuko aho ageze ari aho ngaho. Iyo akurebye ahita agira n'ubwoba. Ntugire ngo ubwoba bagize hari ubundi, ahita agira ubwoba kuko ababona ushobora kuba waba n'igisambo. Buriya muri iyi si, muri kamere ya muntu ukuntu iteye, umuntu wenyine ukora ibintu wowe utabasha uba ubona ari igitangaza. Kandi umuntu wenyine wemera kuba muri sosiyete agaragaramo nk'igitangaza ni injiji. Dore impamvu uwo muntu ari injiji. Umuntu uba muri sosiyete cyangwa nawe nimba wireba ukabona uba mu gikundi ugaragaramo nk'igitangaza, abo bantu igituma bakomeza kugusingiza nuko baryohewe no gukunda icyubahiro kwawe, bikaba ari byo bibatunze. Reka wewe wiyumva nkaho uri igitangaza tube tukuvuyeho, kuko iki kiganiro ni icy'abantu bari cyabashaka kwinjira mu isi y'abagabo. Nimba ubona waravukiye mu muryango, abakunda kuvuga ngo imiryango itifashije, burya naje gusanga umuryango utifashije baba bavuga si umuryango wa burayi, ahubwo abantu benshi bakunda kuvuga ngo yaturutse mu muryango utifashije kubera ko utabashije kumuha igishoro. Nshuti yanjye, gabanya gutanga excuse, gabanya kwiha impamvu cyangwa kwihumuriza wibwira impamvu utagize icyo ugeraho, ko impamvu ntacyo uri cyo cyangwa nta stati nziza ufite muri rubanda, ko ari uko nawe ababyeyi bari barakubyaye ntacyo bari bafite. Oya, izo ni excuse zidafite agaciro habe na gato. Dore igishoro cya mbere wicaranye kandi wapfushije ubusa. Wavukanye amaguru, wavukanye amaboko, uvukana amaso ndetse n'ubwonko. Uturemangingo tugize umubiri wawe nitwo tugize umubiri wa Elon Musk.
uturemangingo tugize umubiri wawe nitwo tugize uturemangingo twa Jeff Bezos cyangwa Dangote cyangwa umukire uwo ari we wese, Sina Gerard n'undi mukire uwo ari we wese we watekereza. Uturemangingo tugize umubiri wawe nitwo turemangingo tumugize. Noneho nimba uri n'igitsina gaboho sinabona icyo nkubwira wowe unteze amatwi aka kanya, kondisiyo urimo reka aka kanya aba ariyo duheraho dufata nk'igishoro. Maybe birashoboka ko nta kazi ufite, birashoboka ko ubu ngubu nta kazi ufite, cyangwa se birashoboka ko ufite akazi ariko umushahara akaba utakunyuze, uri kubona ko ntacyo wakugezaho. Nimba ushaka yuko ibyo byose bihinduka, nimba ushaka ko iyo kondisiyo urimo ibabaje ihinduka, banza utegure umutima wawe ko ugiye kubabara kurushaho. Ntabwo nibeshye, ugiye kubabara kurushaho. Agahinda ugiye kugeraho cyangwa ugiye kwinjiramo nta kandi, ni agahinda ugiye kurindisha umunezero uri guhiga. Ntabwo nkubeshye, agahinda ko kwanga kugwa, ko kwanga gusubira aho ngaho wahoze, niko gahinda konyine ugiye guhangana nako. Kuko nakubwiza gukuri ko urugendo rugera ku ntsinzi rurimo inzitane nyinshi, rurimo imbogamizi nyinshi zifuza kukugarura hasi. Urugendo rugera ku ntsinzi rurimo ibisitaza byinshi bizagukomeretsa, kuko uzajya kugera ku ntsinzi yawe umutima waruzuye inkovu. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo abakire si abantu. Nibyo koko si abantu, kuko baba barapfuye bakazuka mu marangamutima. Urugendo rw'ubukire cyangwa inzira igana ku bukungu ni inzira itari limita, ni inzira idafite aho igarukiye habe na hato. Ahubwo wowe bitewe n'igihe ufite cyo kugenda muri uwo muhanda nibyo bigena aho ugarukira. Have rekera kujya uvuga ngo bariya barakurenza, ahubwo tangira utekereze ni gute wakoze igihaha cyawe. Nibyo nimba wamaze kubona aho unaniriwe, ikosa wakoze ni ukubyemera. Birashoboka yuko kwirukanka cyane byakunaniye, ariko wabasha gukora marshe, wabasha gutera intambwe. Birashoboka ko n'izo ntambwe biri kugorana, ariko se ku buryo utabasha no gukambakamba. Please, 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 wowe uri kumva iki kiganiro, isi y'abagabo, rekera kugira urwitwazo mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo nibyo byonyine bigiye kukwicira umunezero. Ibyo ngibyo nibyo byonyine bigiye kukwicira uko wabonaga ejo hazaza hawe. Kuko bitewe n'igihe cyawe gitoya bizatuma utanyurwa n'ibyo ufite, kuko iteka hazahora haba kurenza. Ariko nimba igihe cyawe kikiri cyose ukaba wumva ukibashije kugenda, genda wireba abandi, igendere wowe, ntugire uwo witaho na gato, kuko abo nabo kugukerereza. Reka ahubwo nkwibwirira uburyo wakongeramo igihe cyawe kuri uwo muvuduko cyangwa kuri urwo rugendo rugana ku bukungu. Uburyo bwonyine wakongera igihe cyawe ku rugendo rugana ku bukire cyangwa rugana ku bukungu ni uko wongera inzozi. Nimba ubona aka kanya wicaye mu nzozi zawe kandi ukaba ubona zitakuryoheye, zitaguhagije, ni ikimenyetso cy'uko warose gake. Mu nzozi zawe washyizemo limitation, mu byifuzo byawe waririmise. Ibohore, umva kuri flexible mu bitekerezo. Ikintu cyose wumva wakwifuza cyangwa umutima wawe urarikira wakiha. Ubwo nibwo buryo bwonyine wakongereramo essence ubukungu bwawe. Ubwo nibwo bwonyine wakongereramo essence inzira igana ku bukire, inzira igana ku bukungu. Naho kuri wowe wagiriwe amahirwe yo kubana nanjye muri iki kiganiro isi y'abagabo, nagushishikarizaga kucyoherereza inshuti yawe y'inkoramutima wifuza kuzabona muri kumwe muri ejo hazaza hanyu, mwese muri abantu b'abagabo. Ibitekerezo byawe ndibunezezwe no kubibona muri comment section. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, cyane cyane ama episode azajya asohoka ku kiganiro cyitwa isi y'abagabo. Ciao ciao.